nyuma y'igihe kinini dutegereje imyanzuro izava ku byafashwe n'akanama nkemurampaka ka Ferwafa ku mukino wa Rayon Sports ndetse na Mukura, aho umukino utabashije kurangira bitewe n'izima ry'amatara. Ferwafa ishyira hanze itangazo. Imyanzuro ikubiye muri iryo tangazo niyo yasajije abantu hano hanze, aho Rayon Sports yakaniye. Reka turebere hamwe iryo tangazo ko rivuga. Yavuga iti itangazo rimenyesha umwanzuro wa komisiyo y'amarushanwa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa riramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru ko komisiyo y'amarushanwa nyuma y'inama yayo yo kuwa 16 Mata 2025 yasuzumye ibibazo byabaye ku mukino wa Mukura Victory Sport muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro wahagaritswe ku munota wa 27 kubera kuzima kw'amatara kuri stade ya Huye. Hashingiwe kuri raporo ya komiseri w'umukino, ibisobanuro byatanzwe n'abari bateguye umukino ndetse na raporo yatanzwe na sosiyete itunganya ikanatanga serivisi z'ingufu n'amashanyarazi EUCL, byagaragaye ko ikibazo cyatewe na short circuit ikomeye nk'uko impuguke mu by'amashanyarazi zibigaragaza muri raporo yashyikirijwe Ferwafa. Bene ibibazo biba gake kandi bigoye kubirinda nubwo haba harakozwe ibikorwa byo kubikumira hakiri kare. Ibyo byatumye komisiyo y'amarushanwa isanga nta burangare bwagaragaye ku ruhande rw'abari bateguye umukino, ahubwo ikibazo cyatewe n'impamvu yihariye itunguranye kandi itari mu bushobozi bwabo bwo kuyirinda, bizwi nka cas de force majeure. Bityo komisiyo ishingiye ku ngingo ya 38 igika cya 5 cy'amabwiriza agenga amarushanwa ya Ferwafa yemeje ko umukino uzasubukurwa uhereye ku munota warugezeho igihe wahagarikwaga, ukinwe ku wa 22 Mata 2025 saa 9 z'amanywa kuri stade ya Huye. Ibisengura byumva ute? Wakibaza utabareyo cyangwa se abayobozi ba Rayon Sports babyakiriye bate? Ntibabikozwa, baravuga bati iyo si Ferwafa yo mu Rwanda, byose tubyumva, kuko perezida we yavuze ko niba datera forfait Rayon Sports Mukura bazahitera Rayon Sports, ikipe imwe igomba kurya forfait, ntago ibindi babyumva. Ndagusaba gukora subscribe, share na like na comment, ndagukunda cyane.